Hashize iminsi itari mike twumva ibintu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi cyangwa se mu Rwanda, abantu bava kujyanye na stress zenda kwica abantu bitewe n'ibibazo babayemo mu buzima bwa buri munsi. Rwose nibyo ibintu ukuri wikwihagararaho rwose. Stress yisha abantu, stress irembeje abantu ku rwego hejuru cyane. Hari abandi bagiye bavuga byinshi cyane ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ndetse bakavuga yuko gukora neza cyangwa se kuryamana k'umukobwa n'umuhungu cyangwa se umugabo n'umugore bishobora kuvura stress ku rwego hejuru cyane, ariko abantu bakaba batabizi, ugasanga baguhaye amatransfer yo kujya ahangaha n'ahangaha utarubizi. Aha rero ni kuri Menye Nawe TV. Ndagira ngo niba ari ubwa mbere dukurikiranye kuri kino kiganiro nk'iki ngiki kijyanye n'ubuzima no n'amarangamutima, ugenekereze cyangwa se wihangane ukande kuri subscribe. Ikiganiro bakita ubuzima bwawe. Ese wari ubizi ko bibaho? Wari uzi neza yuko nukora imibonano mpuzabitsina mu buryo tugiye kubwira kandi se butekanye, hari uburyo urabikoramo birahita bivura stress ku rwego utakeka ko rwavurwa? Akenshi ushobora gutabwa n'umugore akagenda, cyangwa se ugahora n'ikindi kibazo gituma ugira stress, umukunzi wawe akakwangiriza ku rwego udashobora kumva, akakwica mu buryo bumwe, akazi gatakara, none ukinjira mu kindi gika cyo kwagira stress ku rwego hejuru, ukibaza niba koko uri umuntu cyangwa se utari umuntu. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo aha ntago se bishoboka ko umuntu yakwivura stress. Ni ibitiye kurebera hamwe. Ese hari igihe wigeze kuba ufite stress ikakuzengeza kugeza n'ubwo utabona ko uryama, umutwe ugacika intege, ukabura icyizere cyo gukomeza imirimo yawe? Ibintu byiza bikubaho ahantu uba uri mu kazi, ahantu waba ugenda byiza bikubaho? Abantu benshi bakunda kuvuga ngo aha iyo uryamana n'uwo mwashakanye cyangwa umukunzi wawe, stress izahita isohoka cyangwa se ikira. Ariko se koko ni ukuri cyangwa ni ukubesha, cyangwa ni ikinyoma cy'abantu bashaka impamvu zo gukora imibonano? Ubwo uraza kunsubiza rwose utuye kumwe mu kino kiganiro. Mbere yo kugira icyo tuvuga, reka dutekereze gatoya. Umugabo wakubwiye ko akimara kuryamana n'umugore we yumva umutima utuje, ibitekerezo bigasura ku murongo, ndetse akumva yongeye kugira imbaraga zo gukora n'ibindi. Ese ibyo byo ni ukuri cyangwa ni amarangamutima y'akanya gatoya? Muri iki kiganiro tugiye kujya ahabona dushira ukuri kwihisha inyuma y'iyi mvugo. Turareba nanone neza uko umubiri w'umugabo n'umugore byitwara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, icyo bigira ku bwonko, ku maraso no ku marangamutima, ndetse tunarebe niba koko ari umuti wa stress cyangwa byaba ari ukubesha. Ya miterere ituma wumva uruhutse koko, wizeye ko biri bukugirira akamaro. Ariko kandi ntabwo tuzagarukira kumenye gusa, ahubwo wenda tuzavugana no ku ngamba zo kubikora mu buryo butekanye kandi bwubahanye, kandi tubaterana none cyangwa se tudatera ibindi bibazo nk'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, inda zitateganyijwe cyangwa se amakimbirane mu mibanire. Wabyumvishe rwose? None rero reka nkwisabira akantu kamwe gusa, unyemerere kujya tuza kuwinjirana mu kino kiganiro, wumva uburyo ki bino bintu noneho bishobora gukora cyangwa se nibikore. Ndakwinginga gufata akanya gatora, wicare neza, ushaka amazi cyangwa ushaka icyayi, cyangwa se niba ushobora kugura kakawa cyangwa kandi kantu kagufasha kwicara ku kiganiro cyacu utuje, wicara rwose ubyumve, kuko icyo tugiye kuvuga gishobora guhindura uburyo utekereza ku buryamana n'akamaro kabyo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ntabwo mvuze mujye gusambana, ndavuze ngo bikorwa gutewe ubundi kugira ngo umenye neza yuko ibintu bishobora kukuvura. Munyemere rero nze gutangirana. Ubundi iyo tuvuze stress abantu benshi babyumva mu buryo butandukanye. Reka manze basobanurira akantu gatoya, wenda mfate nk'umunota umwe mvuge kuri stress gatoya, none tugaruke mbabwira neza ku kijyanye n'imibonano hamwe na stress, niba kuko biyivura cyangwa se biyongera ku rwego hejuru. Ndusanga biyivura utangiye ubyaplika mu buryo bwiza, ariko nanone ntujye kure. Ahangaha ni kuri Bimenye Nawe TV, ikiganiro ubuzima bwawe. Ubundi stress ni ukuntu umubiri n'umutima bigira igisubizo cyangwa ibyo twita reaction, igihe umuntu ahuye n'ikintu kikamushishikamiza cyangwa se kikamubangamira, kimutera ubwoba cyangwa se kikamusaba imbaraga nyinshi zo guhangana n'icyo ahuye nacyo. Navuga ko wenda mu buryo bworoshe stress ari nk'igituti cy'amarangamutima n'ibitekerezo umuntu yumva igihe ahuye n'ibibazo cyangwa se inshingano nyinshi, ku buryo bigora umutima n'umubiri kubyihanganira. Ibi nibyo twita stress mu yandi magambo. Rero ngiye guhibonera mbabwira byibuze ubwoko bubiri bukunda kuboneka bwa stress. Uraza guhita wishira mu kiciro bitewe naho uri wowe cyangwa se bitewe n'umuntu ubona ahari. Tugira ibyiciro bibiri by'ingenzi
icya mbere nicyo twita acute stress, icya kabiri ni chronic stress. Mu mabare kuba mvuze wenda ururimi rw'icyongereza, ariko nagerageza kugenekereza gusobanura neza kugira wumve neza bya bintu burya bifite uburemere bihuriye no kuryamana cyangwa se ibyo twita kurongora. Ubundi acute stress iza vuba kandi gashira mu gihe gitoya cyane, mbese nko gutinya gukora ibizamini igihe ushaka kujya gukora ikizamini cy'akazi cyangwa se ikizamini cy'ishuri, cyangwa se guhura n'impanuka byari hafi kuba ariko ntibize kuba. Ibyo nibyo twita iyo stress ujyamo, cyangwa se iyo state cyangwa iyo ujyamo niyo twita acute stress. None indi kaze cyane niyo bita chronic stress. Iyo imara igihe kirekire ishobora no guterwa wenda cyangwa se yaturuka ku bibazo bigiye by'uruhekane bidashira. Twavuga wenda nko akazi k'umutwaro, ubushoferi, cyangwa se amakimbirane mu rugo, gutandukana kw'abashakanye, kurwana bya buri munsi. Ibishobora gutera icyo bita chronic stress, cyangwa se kwa kundi uri umukunzi wawe akagenda gujomba ibikwashe mu mutima, ukibona umuntu agiye kumusazi ku rwego hejuru. Ibi nibyo bita chronic stress. Rero hari ibimenyetso byibuze by'ibanze ugomba guhita umenya bijyanye na stress. Icya mbere wenda twavuga gikunda kuboneka ku bantu benshi ni ukunanirwa kwibanda no gutekereza neza, kuba concentrate on something, cyangwa se kumva yuko ubuzima bwacitse. Ikindi gikunda kugaragara ni ukurara cyangwa se kugira impinduka mu marangamutima. Ushobora none kubura ibitotsi cyangwa se gusinzira nabi, kuribwa umutwe, mu ngingo cyangwa mu nda, umutima ugatera cyane cyangwa se ugahumeka vuba. Ibi bintu byose niba bikubaho nta kabuza urwaye stress. Niyo mpamvu ugomba kubona kino kiganiro paka kirangiye ukamenya n'ukuntu ugiye kugabanya stress zawe. Aha ngaha bivuze mu buryo kubera yuko ndabizi neza abantu benshi tugiye kwibona twagize muri stress ya yindi tuvuga nyine ya nyayo. Ubundi katwinjiye noneho, ese mu buryo kuri gukora imibonano mpuzabitsina bigabanya stress? Ariko se uyu muti ni umuti wabiri gihe cyangwa ni ikintu dushobora gukoresha kugira tuvure ya stress cyangwa tuyigabanye? Ubundi mu bushakashatsi cyangwa se uko bishobora kugabanya stress mu buryo bw'ubumenyi, ndavuga nyine gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se kuryamana. Iyo mvuga kuryamana ni ukuryamana nyine n'umugore n'umugabo cyangwa umukobwa n'umusore, ariko ntabwo kuryamana ku mwana batazagufunga. Ngira ngo introduction mwayumvishe neza, nagize tuze kugenda step by step, none tuze kugera aho handi wumva neza yuko gukora imibonano mpuzabitsina bishobora kugufasha. Ubundi ibi tugiye kujyanye n'ubumenyi nuko kuryamana cyangwa se gukora imibonano habamo icyo bita za hormone z'ibyishimo. Mu gihe cy'imibonano umubiri urekura umusemburo twita oxytocin, cyangwa se hormone y'urukundo no gutuza. N'undi musemburo witwa endorphine. Yo ishinzwe wenda guhuza ibyishimo, mu yandi magambo bigafasha kugabanya igitutu cy'umutima. None ya stress waba urimo bitewe no gukora ya mibonano mpuzabitsina ikaba yagenda ikagabanuka ku rwego hejuru cyane. Iki nanone nuko akamaro ko gukora ino mibonano mpuzabitsina mu buryo bugabanya stress haba kugabanuka kw'icyo twita cholesterol. Wenda ku bantu batazi cholesterol nayisobanura, akaba ari icyo twita hormone yifitanye isano na stress. Imibonano rero ishobora kugabanya urwego rwayo, bigatuma wumva utuje mu gihe ya mibonano yawe yakozwe mu buryo bwiza, mu buryo bwapanzwe, cyangwa se mu buryo bw'umuntu mukundana. Ikindi imibonano mpuzabitsina ishobora guhita ugufasha mu buryo bugabanya stress nuko ishobora kuruhura imitsi no koroherwa cyangwa se koroha, mu yandi magambo ya wa mutwe kurya ugasanga n'utangiye kugabanuka bitewe. Iyo igikorwa kirangiye umubiri uba mu bihe by'ituze cyangwa se ibyo bita relaxation de phase, cyangwa se mu gihe cyo kuba wumva utuje ugasinzira neza kandi ugakomeza gutuza. Ariyo mpamvu usanga umuntu iyo amaze kurangiza bikoze yishimye agira ibitotsi bidasanzwe. Rero iyo wabikoze neza mu buryo bwiteguwe, mu buryo bufite gahunda, rwose bishobora kugabanya stress ku rwego hejuru cyane. Nanone kandi iyo ukoze imibonano mpuzabitsina mu buryo kwivura stress, ubwo buryo bushobora kugirana ushobora guhita utangira kugira ikintu cyanye n'ubusabane, aho kuryamana n'ugukunda bishobora gukomeza ubusabane bwanyu, bigatuma wumva utekanye kandi wifitiye icyizere ku rwego hejuru. Icyitonderwa aha ngaha nanone mbisubireho, ibi bigira akamaro cyane iyo bikorwa mu rukundo rufite umutekano, ibyo bita healthy relationship. Aho habamo wenda kumvikana, kubahiriza ubuzima
imyororokere n'ibindi n'ibindi. Bivuga ngo usaba kugira uno muntu muba mukundanye mu rukundo rwiza. Iyo umuntu akoresha imibonano nk'uburyo bwo kugabanya cyangwa se bwo guhunga ibibazo aho gushaka ibisubizo, stress ishobora gusubira cyangwa se ikaba yakwiyongera. Ni ukuvuga hari ukuntu ushobora noneho kugira stress aho ugiye gushaka ubwo buryo ni gute wabikoze, none ugasanga ugiye guhungira mu busambanyi kabyita guto, noneho bigatuma noneho stress yawe yongera kubera ko nyine wahuye n'umuntu utaraguha care, cyangwa se ukabona ni nk'aba bandi bagira abasheri ariko abasheri babo bakaba batabitaho cyane cyane. Aha rero wumve yuko stress yawe zazamuka, bisaba kugira uhure n'umuntu wa wundi ukumva, wa wundi wumva ibitekerezo byawe urabwira kumva, ubundi mukajya mu murongo umwe. Ibi nibyo bivura stress. Ariko in case ugiye gukora ino mibonano mpuzabitsina ufite uburyo kugira ngo urangize gusa ubundi agenda wogiye mu buraya, toujours stress yawe iratumbagira kuri rwo hejuru. Mu gihe rero habayeho stress chronique cyangwa ufite ya stress twise chronique, yibwo ni ya stress iramara igihe kirekire, imibonano yonyine ntihagije, hakenewe ubundi bufasha bwo mu mitekerereze, ukajya wakora siporo, ukaruhuka no kuganira. Bivuze mu yandi magambo, kugira stress yawe ikire mu buryo bw'imibonano rwose birashoboka, ariko kumenya ninde urakwana nawe iyo mibonano, ibiteguye buhe buryo, ese bizamara igihe kingana gute. Wirinde utazakoresha imibonano mpuzabitsina mu buryo ujyanye no kuvura stress ukayitera. Stress rwose zakira igihe ubikora n'umuntu ugukunda, umuntu kwitaho, umuntu kumva nawe wumva. Nagira ngo muri kino kiganiro tuze kuganira uburyo imibonano mpuzabitsina ishobora kuvura stress. Aha ni kubimenye nawe ukande subscribe niba ugeze kano kanya, tuzatubona mu biganiro bigiye bitandukanye byiza cyane mu buryo bwo kuruhura imitima yacu, mu bujyanama bugiye butandukanye. Cyaho kiganiro cyo ni ikigaruka, turagukunda cyane. Kwibutsa ko washaringa n'abandi bose, ugatanga commentaire niba bigushimishije, kuko turi kugenda turabafasha mu buryo bugiye butandukanye.